kugaragaza ubwandu noneho bafashe no kumva ukuntu umuntu uba waragaragayeho ko ashobora kwibaruka umwana we atabufite akabyara umwana mbese nta mwanduzi nagira ngo nyumve neza ndabyibazaho nkumva ngize urujijo. Urakoze cyane. Muramufasha duhere kuri NGOs. Yego nari ndimo kubivugaho n'ubundi naguhita nkomerezaho. Ni ukuvuga ngo tumaze kugera kuri PEP ni ibirinda kuba wakwandura virusi itera sida ku bafite ibyago byinshi. Hakaba na PrEP. PrEP ni ibyo ufata noneho mu gihe ushobora kuba waryamanye n'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se na bwa buryo bundi wenda wari muganga uritemye uzi ko uwo murwayi nawe utazi ko ahagaze. Yego icyo ukora mbere y'amasaha 72 ujya kwa muganga ugafata izo PrEP. Ariko ubwo muganga niwe uzi kugenera. Yego uragenda ukamubwira uti nakoze wenda imibonano mpuzabitsina uwo twaryamanye ntabwo nzi uko yarahagaze kandi akeka yuko nshobora kuba nanjye nshobora kuba nakwandura. Mbere y'iminsi 3 ukagenda ukajya kwa muganga bakagutangiza iyo PrEP. Uyifata iminsi 20 30 ukwezi 28 ukwezi. Iyo ngiyo nayo ikurinda, ni kuvuga ngo niba hagiyemo virusi mu mubiri wawe itabasha gupenetrating ngo igere mu maraso. Yego mbese irayikumira. Yego ikumira ko virusi yajya mu maraso. Ubwo urumva ibyo byose turabifite. Ariko tukaba na Minisiteri y'Ubuzima ikaba yarazanye n'iri injectable kuri PEP. I mean PrEP. Injectable nyine zo biti inshinge. Mbere bafataga ikinini kimwe buri munsi ariko ubu ngubu bazanye inshinge ushobora kwitera rimwe mu mezi 2. Ariko ziracyari muri piloting. Nyuma y'umwaka nibwo bazatubwira icyavuyemo tukamenya ko natwe tubigenza. Hanyuma jya no kuri kiriya yavugaga cyo kuba wabyara umwana utamwanduje. Yego ndahera ku cyo yaravuze kuba wageraho ufata imiti neza bikageraho bikaba 0. Ni ukuvuga ngo iyo ufata imiti neza nko twabivuze ufata imiti neza ntabwo usiba amasaha ntabwo usimbuka umunsi. Ya miti iragenda ikagabanya virusi ingano ya virusi mu maraso ku buryo viral loads cyo twita viral loads kigera kikaba na 0. Ari naho wumva abantu benshi twaje kumenya yuko abantu benshi aza akivuriza hano yamara gufata imiti neza yagera kuri icyo kigero akagenda ahandi anakivuza nk'umuntu mushyashya ugiye kwipimisha. Akavuga ati Imana narasenze rwose Imana yakoze ibitangaza nakize sida. Habaye igiterane baransengera ndakira ariko mu by'ukuri ntabwo virusi iba yashize mu mubiri. Ariko umubare wa virusi wagabanyutse ku kigero udashobora no kwanduza mugenzi wawe mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Yego rero ku babyeyi umubyeyi ufite nawe virusi itera sida ashobora kubyara umwana udafite ikibazo na kimwe nk'undi mubyeyi uwo ari we wese mu gihe yakurikije amabwiriza ya muganga. Yanyweye imiti neza yipimisha. Ubu ngubu tugeze ku nshuro 8 zo kureba muganga mbere yo kubyara inshuro 8 zose wazitabiriye wafashe imiti neza mbere y'uko ubyara. Ni nayo mpamvu bakora ikizamini cyo gusuzuma niba udafite virusi itera sida igihe bamenye ko utwite. Rero iyo ugiye kwa muganga barakubwira ati uzaza uyu munsi noneho ubyare. Kubyara twebwe turacyari ku bushobozi bwo kuba yabagwa ariko hari n'ahandi ashobora kumubyara neza. Anabyara neza ariko iyo byariye kwa muganga cyangwa uko byariye kwa muganga ugomba kubyarira kwa muganga. Ntabwo uvuga ati ubwo muganga yambwiye ngo byagabanutse ubwo sinshobora kwanduza ubwo nyine ndahita nibyarira mu rugo. Oya. Ariko n'ubundi mu rwego rwo gukumira impfu z'abana bapfa bavuka n'ababyeyi bapfa babyara abantu bagirwa inama yo kubyarira kwa muganga. Bagirwa inama yo kubyarira kwa muganga. Hakaba akarusho no kuba afite virusi itera sida kuko icyo gihe ashobora kumubyara ari muzima ariko afite virusi itera sida nawe yamwanduje. Kuko noneho niyo amaze no kumubyara abaganga nabo bamukurikirana mu bundi buryo bwihariye nk'umwana wavutse umubyeyi ufite virusi itera sida. Rero ibyo birashoboka rwose kubyara. Ni nacyo kigero cyiza tugezeho mu Rwanda ko abana benshi badavuka bafite virusi itera sida
mbese mother to child transmission mu Rwanda yaragabanutse cyane. Birashoboka ko umuntu yamara kubyara umwana ari muzima akaba yamwanduza nyuma yamwonsa. Dufashe. Yego, kuko umwana ashobora kwandura mu byiciro bitatu: umubyeyi amutwite, amubyara cyangwa amwonsa. Rero nk'uko mugenzi wanjye sinamaze kubivuga, iyo agomba gukurikiza gahunda ya muganga kandi bakagendana muri urwo rugendo. Rero ashobora kwirara yarabyaye akareka kunywa imiti, virusi ze zikazamuka, kandi mu mashereka namwe mu matembabuzi y'umubiri habamo virusi. Abantu benshi ntabwo bakunda kubisobanukirwa ariko ibamo nyinshi. Rero uwo mubyeyi niba atanywa neza imiti n'umuti warugenewe umwana nawe akaba wumuha nabi cyangwa se aranawumuha ariko amashereka yuzuyemo virusi, bakanamubuza gukomeza kubikora cyangwa ngo anywe neza imiti ntabikurikize, icyo gihe n'umwana apimwa mu byiciro bitandukanye, mu byumweru 6, bakongera mu mezi 9, bakongera ku mezi 28 cyangwa se imyaka 2, aribwo ava muri pre-service yitwa PMTCT, Prevention of Mother to Child HIV Transmission. Ugasanga rero mo hagati aho umwana abaganga bakoze akazi keza, avuka neza, nta virusi itera sida afite, ariko nko mu mezi 9 bakazamusuzuma bagasanga umwana yabaye HIV positive cyangwa se afite virusi itera sida. Kubera uburangare bw'umubyeyi. Yego, biba bisaba discipline, ukorane na muganga neza muri urwo rugendo. Hanyuma umuntu ashobora kuba ari ku miti ariko agakomeza gusambana. Yego. N'abantu batandukanye harimo n'abayifite wenda atazi ko banayifite. Abituma yiyongera adakoresha ubwirinzi. Yes, birumvikana yishura. Urumva aho ngaho abaje muri ikibazo gikomeye cyo kuba yakanduza n'abandi benshi. Ari nabyo yavuze, hari ukuntu umuntu wamupima agasanga yaragabanyutse, akahita yirara, akahita avuga ati ubu noneho nakomeza no kugenda n'ahandi hose. So kwirinda ni ngombwa no mu gihe wivuje, no mu gihe ufata imiti, kuko gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bishobora kukongerera, kuko wafashe imiti neza yaragabanyutse ariko urongeye ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uyifite iri hejuru udafata imiti, birumvikana ko noneho ugiye kongera ugasubira inyuma. Nyeka ko icyo ngicyo ari ikintu abantu bagomba kumva kandi bagakomeza kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Yego. Urumva ko babirinze nibura kwanduza abandi, banirinda no kuba bakomeza kuyitubura mu mubiri wabo cyane. Mu kanya tugiye gutumikira abadutumye akanya gato, hanyuma turagaruka twiyongeza iminota 10 kugira ngo tuze guhuza neza.